Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ryera rya Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe, aho muherereye hose. Ngize umugisha wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cya Yeremiya, ibice byaho 51 n'umurongo waho wa 36. Aravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ngo dore ngiye kukuburanira kandi nguhorere, nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe. Yesu atugirire neza cyane. Imana yacu ni ishimwe. Ubu ni ubwoko bw'Imana bwabwirwaga, Imana iri kuganiriza Yeremiya. Imana yacu itugirire neza. Imana ibwira Yeremiya uburyo ki igiye kumurwanirira, ivuga buryo ki i Babuloni hagiye guhinduka kandi hakaba Imana ikahasenya. Yesu atugirire neza, amasoko yaho ikayaziba. Imana idufashe. Kandi Imana yari ije kurwanirira umukozi wayo Yeremiya. Yesu atugirire neza, kuko abantu b'i Babuloni bakandamizaga ubwoko bwa Isiraheli. Imana irarakara rero, igera igihe yivugira ubwayo, iravuga ngo Imana ije kurwanirira Yeremiya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nshuti y'Imana, nawe uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ije kukurwanirira. Yesu nashimwe. Sinzi ibyo uri gucamo, sinzi ibyo uri guhura nabyo, ariko Uwiteka Imana aje kukurwanirira. Kandi Imana ije gusiba amasoko y'abanzi bawe, ije gusiba amariba yabo, ije gufunga amayira yabo. Uwiteka Imana atugirire neza. Amayira banyuragamo baje kukurwanya, amayira banyuragamo bakurwanya, Imana itugirire neza. Imana irahagurutse, ije kukurwanirira, ije kukugirira neza, ije kugutabara. Kandi amariba yabo Imana igiye irayazibye mu izina rya Yesu. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro ngo nonaha irahagurutse. Uwiteka ahagurukiye kukurwanirira, wa muririmbyi we, wa munyamasengesho we, wa mugabo we. Imana ije kukurwanirira. Imana itugirire neza mu ntambara ufite, haba mu rugo, haba mu kazi. Imana itugirire neza. Imana ije kukurwanirira. Imana ije kukurwanirira intambara ze zikubujije amahoro. Yesu adufashe rero, kandi Yesu atugirire neza. Imana ije kukurwanirira abanzi bawe bakiriho. Haleluya. Imana ije kukurwanirira abakurwanya babibonesha amaso yabo, kuko ari Uwiteka Imana wasenze. Imana ije kukurwanirira ku bantu bicara bakuroga. Imana ije kukurwanirira hagati y'abakurwanya. Imana ishyizemo distance. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi Imana ibasibiye amayira. Uko bifuzaga kugusibira amayira, cyangwa uko bajyaga bagutobera bagusibira amayira, bagatoba amazi yo kunywa yawe, Imana itugirire neza. Uwiteka Imana yivugiye mu ijambo, aravuga ngo aje kukurwanirira. Yesu nashimwe. Kandi Yesu nahabwe icyubahiro kubw'uburwayi watejwe n'ab'isi, kubw'uburwayi watejwe na Satani, kubw'uburwayi watejwe n'ingabo za Farawo, kubw'uburwayi watejwe n'abanzi bawe, kubw'uburwayi watejwe n'abarozi cyangwa abacawi. Uwiteka Imana aje kubukuraho akurwanirire. Kandi Imana ije kukugira gute? Kuguhorera. Mwene data, iturize, wirwanirire, ntujye kwihorera ku mwanzi wawe. Uwiteka Imana aje kuguhorera mu izina rya Kristo Yesu. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Urwanishe gusenga, urwanishe kwizera.
kwizera, urwanishe gukiranuka, ahasigaye Uwiteka Imana ahagurukiye kukuneshereza, ahagurukiye kuguhorera. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mureke guhora kuba k'Uwiteka. Uyu munsi wa none urabona wakwirwanirira, urabona wavuga, urabona watobora, nawe bakamenya yuko wamenye ibyo bagukorera. Ariko reka nkubwire ngo icecekere, Uwiteka aje kuguhorera. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Abanzi bawe bagiye guhura n'akaga, abanzi bawe bagiye guhura n'inkoni y'Imana. Imana idufashe, niba atari abo kwihana, akaga karabaziye. Yesu atugirire neza kandi Yesu adufashe. Uwiteka aje kukuburanira, aje kukurwanirira, aje kuguhorera. Bene data, mukomeze kwihangana musenga Imana kandi mwumvira imvugo y'Imana, mukiranuka. Ibisigaye Uwiteka aje kubyikorera. Mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Amen.